Myaka 15 nari mfite nanywaga inzoga, nari ikirara, nanywaga itabi, nari meze nk'indaya, noneho kujya mbivemo baza kujya kumfunga. Bwa mbere baramfunga mu rugo ntibabimenya, bwa kabiri mama ambona bamfutiye ansanze ari ku murenge nabizi, ambona banyambitse ipingu aratakamba baramfungura, nyine ni nko kumfunguza. Kuva ndakomeza sinabyihorera, nkomeza kuzajya numva ngifite irari ry'abagabo, ngumva naranabonanye n'umugabo cyangwa ngo nk'itabi cyangwa nk'inzoga. Nibwo buzima nari mbayeho. Turasuje mwese mukurikiye Iyobokamana TV, abari mu Rwanda n'abari hanze yabo, tubifurije amahoro y'Imana. Nkuko mubizi rero tubageza ubuhamya bw'abantu batandukanye, tuvuga gukomera kw'Imana nuko n'ubuzima bw'umuntu mbere yo kwakira agakiza nyuma yo kwakira agakiza ese byaba bifite akamaro. Kuri uyu munsi rero dufite umutumirwa wacu, mwatangira mutwibwira. Nitwa Gasaro Fiona, mfite imyaka 16, nsengera mu Nyakabanda Pentecost Church International. Usengera mu Nyakabanda, nuwe muri mufite mu itorero? Okubyina mbyinira nyine Imana, nkorera Imana muri The Alpha Stars. Okay, watangiye ryari? Natangiye mu kwezi kwa gatanu muri 2019. Yego. Kuri ubu ufite imyaka ingahe, wiga mu kangahe? Imyaka 16, niga mu wa gatandatu. Ujye kutuganiriza rero mbere yo kujya kuza kubyina, mbere yaho wari ubayeho mu buzima bumeze gute, ubuhamya ufite n'ubuhe? Ubuhamya mfite mbere nari ikirara, nari indaya, najyaga hariya Imatimba saa 3 z'ijoro, nkamanuka nabona n'abantu bahari, nkajya hariya Nyabugogo kwa Mutwe. Ufite imyaka ingahe? 15. Nyine 2018 nibwo nabikoze, nkajya kwa Mutwe kwicuruza, nababona ubwo nyine nkashima Imana, ariko nyine ubwo mu rugo ntabwo babaga babizi. Nanywaga inzoga, nabanaga na mama, nanywaga inzoga, nanywaga itabi, ndi ikirara kimwe cya danje, nari meze nk'uwari amavubi muri make, mfite imico idahwitse y'umukobwa w'umunyarwandakazi. Najya ku ishuri nkamara nk'icyo bazi ko nagiye ku ishuri, nkahita nigira mu basore, nkakora ibibi byose, tukanywa inzoga, tukajya muri buwate kubyina, tukaryoshya muri make, nkataha nkongera nkajya kwambara imyenda y'ishuri bazi ko mvuye ku ishuri. Nyine nkazajya muranywa inzoga, kubireka byarananiye. Nazigurirwaga n'abasore twaryamanaga nabo twagendanaga. Tugiye mu ncamake, wahagararaga ku muhanda, umuntu akaza akagusanga ku muhanda, byagendaga gute? Nahagararaga ku muhanda, nyine ni nkaho nategaga, bakaza nyine kuko babaga babizi aho twahagararaga habaga hari indaya gusa, tukagenda tugahagarara, bakaza nyine mugahita muvugana igiciro, nimba ari 5 mukagenda mugakora ibyo, mugasambana, mwangiza gusambana agahita kwishyura, ugahita ugenda. Ubwo bivuga ngo uhagararaga ku muhanda wambaye kwa kundi abakobwa bose bahagarara ku muhanda bambara? Nabugendaga nambaye ubukabutura bugera munsi y'ikibuno n'ubwenda bugaragaza inda yose, nambaye nyine mukondo out, nambaye na buci igera munsi y'ikibuno. Nkagenda nyine gutega, baziko nkanabeshyaga mu rugo ko ngiye gusenga kandi ngiye gutega, kuko mu rugo ari abadeperi. Okay, noneho wajya gutega umuntu bakaza akakubwira ati bite, ndashaka ko tujyana? Yarazaga nyine akagusuza, ukamuhobera, agahita akubwira. Igiti cyawe byagendaga gute? Yarazaga nyine tukavugana, akambaza ati, akambwira ati se kurarana ijoro rimwe urancanga. Namuganda guca 10,000. Agahita avuga ati nta kibazo, ngwino tugende. Tukahita tugenda nyine tugasambana, akangurira inzoga, akangurira n'itabi kuko nakundaga kunywa itabi, nanywaga urumogi. Twamara gukora ibyo dukora akanyishyura, nkataha mu rugo bazi ko mvuye gusenga. Nibwo buzima nari mbayeho. Nabaye mu gihe kingana gute? Nabayemo umwaka wose usura ku muhanda. Nkazajya ngenda nkarara mu basore mu rugo, bateze ko bazi ko naraye mu masengesho, nkagenda nkajya kurara mu gasozi, nabwo mu rugo bazi ko naraye mu masengesho, nababeshya ngo ngiye gusura mubyara wanjye, nifite indi gahunda ngiye gusura undi musore, twahanye gahunda, tukagenda tukarara n'icyumweru, ukwezi kugashira.
mu rugo nyine hasi ko nagiye gusura mubyara wanjye. ugereranyije kuri ubwo buzima wabayeho ku muhanda ucika mu rugo ushobora kuba warabonanye nk'abagabo bangahe? Nabonanye n'abagabo barenze 5. Nabonanye n'abagabo 8. Abagabo 8? Ni nk'ibihe bintu wumva udashobora kwibagirwa wahuye nabyo uri ku muhanda? Ibintu nashobora kwibagirwa nuko baje gufata indaya bakamfata mu mukwabo bakamfunga, nkabona baratuduhoreye tugataha. Bamfungiye Gikondo, tubona turatashye nyine. Nicyo nazibagirwa. N'ahandi hantu se waba waragiye bakanga kukwishyura? Hari umuhungu waje arambwira ngo tugende muciye 5, tugezeho dukora ibyo dukora, mugenga nyishyure nahe. Arambwira ngo nta mafaranga afite. mbonye gutongana naye mbona nabamuteje leta, mbona twese bahita badufunga. Ndamwirira ndataha. Hari Inyamirambo inyuma y'umusigiti mu Biryogo. Nahise manuka n'amaguru nyine ndataha. Ese ubwiye wabaraga nk'umusore wararaga he? Nararaga ku muhanda munsi y'ibiraro, cyangwa nkarara ku nshuti yanjye nyine y'indaya yindi, cyangwa nkagenda nkabeshya umwana ko mu rugo banyirukanye, nkahita iwabo bakamicumbi bakareka nkarara. Nkavuga ati basi mumbabare mu gitondo ndahita naha, ngo mureke ndari ijoro rimwe, bakareka nkarara nyine bwacya nkataha. Ubwo buzima watubwiye wamazemo, ese waje kuvamo gute? Nahuye n'umwana twiganaga ishuri imeze nkaho nariretse, maze ukwezi najya ku ishuri. Wabyinaga hano muri The Alpha Stars, arambwira ati numvishe imico ufite numva atari myiza. Twagendanaga nakuzi, arambwira tuzaze nkwereka ahantu tujyana uzahita ukizwa. Ndaza nyine anshuka ngo ni mu kirori, kuko ntabwo nakundaga mu rusengero. Nageraga n'imbere yarwo nkahita numva umutima ucitse, nagiye nkahita nsubira inyuma nkataha. Aturazana arahanyereka, ndavuga ndareba, mbona nyine uko babyina, mbona nuko bakorera Imana, ndabikunda. Noneho byunongera gucika intege, sinagaruka. Noneho 2019 nagiye mu wa 5. Mu rusengero wahise usubiye ku muhanda? Nahise nsubirayo. Turongera turabonana mu wa 6 2019 hageze, twimutse mu wa 6. Arangije arongera arambwira ati se wazaje tukajyana mu kwa 5 nyine. Ndangije nyine ndaza, mbona uko bakorera Imana. Nanone ndavuga ati bansengera, mvuga ibyaha byose nakoze, baransengera. Na pastor aransengera, icyo gihe yari ahari, ahita ambwira tuzaze, yitwa Felicien, arambwira tuzaze wiga umubatizo. Ndaza ndiga ndabatizwa, mpita mva muri iyo mico mibi yo kwigurisha no kunywa itabi no kunywa inzoga. Nuko nakiriye agakiza no kubivamo byari byarananiye. Najyaga kubivamo nkumva sinabishobora, nkumva sinarara, nabonanye n'umugabo nkumva sinarara nanywe inzoga, nanyweye n'urumogi. Mpita mfata umwanzuro uwo munsi, mpita mbivamo. Inshuti zanjye zose twagendanaga zibirara, ndazisezerera, ndazibwira ati njye narabiretse, ntago nzongera gukora ibyo nakoraga. Nayobotse inzira y'agakiza, Imana yaramfashije mbivamo. Ni jambo riri gufasha ryo muri Bibiliya? Ni Zaburi ya mbere umurongo wa mbere, havuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nahagarare mu nzira z'abanyabyaha, nicarane n'abakobanyi. Amategeko y'iteka akaba ari ibwira ku manywa na nijoro. Ese iyo urebye mu buzima bwo ku muhanda wabagamo, utega ubona amafaranga, uraza gukizwa, hari inyungu zaba zirimo? Nta nyungu zirimo, kuko uragenda ugatega, ushobora gutwara inda, kuko njye nanywaga itabi, nashoboraga kuba narwara kanseri y'ibihaha, cyangwa se inyama zo mu nda zigacikagurika nkapfa, cyangwa naba ndi gusambana nkarwara sida, cyangwa nkarwara na kanseri y'inkondo y'umura, nkarwara n'imitezi n'izindi ndwara, n'umwijima, hepatite, kuko wandurira mu mibonano mpuzabitsina. Bivuga ngo kuba muri Yesu hari inyungu zirimo? Zirahari, kuko
naboneyemo byinshi byiza. Ubu ngubu nanjye nsigaye meze nk'abandi bana nkibikora. Nari narashaje nyine mu maso, ariko ngo nsigaye narahindutse umwana muto. Yesu yangiriye neza, sinabona icyo namutura kuba nararetse uburaya no kunywa inzoga no kunywa itabi. Ndabishimira Imana. Wagira icyo ubwira abantu b'inshuti zawe, bamwe wasezereye, bamwe bari ku muhanda bashaka kuba bagukurikiye ku Iyobokamana TV, gera nk'ijambo babwira ryabakomeza, ryabumvisha ko ibyo barimo nubwo babonamo amafaranga ariko ari iby'igihe gito? Ikintu nababwira nyine ni uko bareka uburaya, kuko uburaya bubandiriramo sida, ukaba washobora kuba watwara inda cyangwa urura rwawe rukanyerera, igihe cyo kubyara cyazagera ukabura urubyaro. Ikindi nababwira ni uko bareka kunywa inzoga no kujya kwigurisha, kuko nta cyiza kibamo, havamo urupfu gusa nta bindi, no kubabara ubuzima bwose bw'iteka ryawe. Mu rugo nyuma yo kubona wavuye ku mpande, se baje kubimenya nyuma yo kubona uhindutse, ukijijwe, usenga, babyakire gute? Kugira babimenye badufashe mu mukwabo kwa Mutangana, batujyana hariya kuri sitasiyo ya Kimisagara, ku murenge wa Kimisagara. Mama kuko ari umuyobozi, turagenda. Mama ariyo nabizi, abona banyambitse ipingu bagiye kumfunga bwa kabiri, abarataka. Ndavuga ati rwose mu mubabarire, ni umwana wanjye ntago azongera. Nyina nsabira imbabazi bya kibyeyi, barandekura, barambwira ngo ninongera bazamfunga. Nsaba imbabazi, mu rugo babimenye batazi ibyo mbamo, abapolisi barabimbaza, byose ndabivuga. Mu rugo nibwo bahise babimenya. Nyuma yo kubona uvuyemo umuntu muzima, mama yabyakire gute? Yashimiye Imana, arishima, aravuga ati nyine ashima Imana, aravuga ati ko umwana wanjye aretse uburara. Byaramushimishije cyane, n'umuryango wanjye wose birawushimisha. Kuva uwo munsi imbere nta nubwo yanyizeraga, ariko ngasigaye anyizera, sigana ko ndi umwana muzima, ntabwo kigira imico nk'iya kera. Byaramushimishije cyane ku buryo naho najya hose agenda nangira ubuhamya bari banzi bose. Okay, dusoza ni iki wabwira abana bari munsi yawe bashaka amafaranga bakayabura, kandi bafite ibintu bakeneye kugura, sibyo? Bakabona ntibayaka ababyeyi babo, bagatekereza kujya muri izo ngeso mbi z'abahungu. Usibye gutwara inda, ibyo batubwiye, no kunyerera umura, nize nama wabagira? Nabagira inama yo kutajya kwigurisha, kuko iyo wigurishije ari ukurwara sida, cyangwa ukarwara imitezi, cyangwa ukarwara inkondo y'umura ya kanseri nyine. Usibye ibyo ngibyo, hari igihe bumva ngo umuntu wakijijwe, bakabona ngo umuntu wakijijwe n'umwana, bakumva no guta umutwe, yabuze aho ajya, yarasaze. Niki wababwira muri Yesu Kristo? N'iki kintu umuntu akuramo? Akuramo ubuzima bwiza, akuramo byinshi byiza, akuramo ubwenge, akuramo nyine ni byinshi ntago nabirondora. Akuramo ubuhungiro. Nk'ubu ngubu iyo ntari kuba ntarabivuyemo, ubu ngubu nshobora kuba naranapfuye. Ukuramo nyine Imana irakurinda, ukareka imico mibi, nyine uboneramo byinshi cyane byiza. Nk'iyo nyine nk'ubu nkanjye usenga ninjya gukora icya leta, mfite confidence neza ko nzagitsinda, kuko iyo nari ko ngikoreye imico ntago nari kuvuga ngo nzagitsinda, kuko nari kuba ndi mu mico mibi, nta mwanya nabona wo kwiga, nabona umwanya wo gusenga mvuga ati Imana uzamfashe nzatsinda icya leta. Byanjye ari ibyo kunywa inzoga gusa. Hari umuntu ukurikiranye ikiganiro cya Iyobokamana TV ashobora kuzakenera kukuvugisha, ari nk'umwana, nk'umuntu mungana, cyangwa nk'uri muri iriya mico ashaka kukuvugisha kugira ngo umugire inama, watanga nimero za telefone ku buryo azagukenera akaguhamagara ukamugira inama? Nimero za telefone natanga ni iza mama, kuko njye nta telefone mfite. Ni MTN 0782 724630. Murakoze cyane. Namwe murakoze cyane abari bakurikiye Iyobokamana TV. Nk'uko mwabyumvishe, ntabwo byari byoroshye kuri uyu mwana w'umukobwa kugira ngo ave mu buzima bwo ku muhanda yari arimo, agakira agakiza.
ntabwo byari bimworoye ku myaka 15 akumva atararatabonanye n'umugabo, ntabwo byari byoroshye. Usibye amaraso ya Yesu Kristo niyo abasha kweza agakuraho ibyo byose, umuntu akaba undi muntu mushyashya. Najya mbibutse rero ko mushobora gukora subscribe ku Iyobokamana TV kugira mujye mukurikirana ibiganiro byacu, cyangwa mukajya kuri www.iyobokamana.com mukajya mukurikirana inkuru zacu. Ngewe bagezaga ikiganiro ni Fani, mukomeze mugubwe neza.